Yego reka mbajyane mu isi y'imyidagaduro. Uyu munsi habaye ikiganiro n'itangazamakuru cya East African Promoters isanzwe itegura ibitaramo n'iserukiramuco rizwi nka Iwacu Muzika Festival. N'amakuru abanyarwanda bishimira kuko uruganda rwacu ntabwo rurakura cyane ku buryo n'umuhanzi yateguye igitaramo akazenguruka igihugu nk'uko ahandi bimeze. N'amakuru y'abanyarwanda baba bakwiye kurara bamenye kuko ibitaramo bibegera byageze. Ni ibitaramo birimo impinduka zitandukanye. Impinduka mbere nuko ari ibitaramo bigomba kubera mu turere 8 ntibisanzwe byaberaga mu turere 4. Ubu igihari ngo nuko ari gahunda yo kubyegereza abaturage. I Kigali ho nta gitaramo gihari. Reka mbwira abantu abahanzi ku ikubitiro n'ubundi batoranijwe bazazenguruka muri utwo turere 8. Harimo umuhanzi witwa Melodie, harimo Bwiza, harimo Bushari, harimo Kenny Soul, harimo Ruti Joel, harimo Chris Eazy ndetse na Dany Nanone. Aba rero bazazenguruka muri utwo turere kuri aya matariki. Ku ikubitiro tariki 31 ibitaramo bizahera mu karere ka Musanze haza ukwezi kwa 8 ubwo. Hanyuma kandi Igicumbi ibitaramo bizahita biba ku itariki ya 7 Ukwakira. Hanyuma Inyagatare tariki ya 14 Ukwakira. Ingoma ni tariki 21 Ukwakira. Tariki ya 28 Ukwakira ibitaramo bizerekeza mu karere ka Bugesera. Tariki ya 5 Ugushyingo i Huye niho ibitaramo bizabera. Hanyuma tariki ya 12 Ugushyingo bizabera i Rusizi. I Rubavu niho iri serukiramuco rizasorezwa. Tariki ya 19 Ugushyingo 2024. Ibitaramo nk'ibisanzwe n'ubundi bari ibitaramo by'ubuntu. Hanyuma muri VIP niho umuturage azajya yishyura inoti ya 2. Hari n'uburyo bazajya bagura amayinite bitewe n'umuterankunga n'ubundi w'iri serukiramuco bakabasha kuryoherwa n'ibi bitaramo birimo abahanzi. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bavuga ibitekerezo byabo rwose kuko uko baba babibona. Natangiye kubona hari abandika bati umuntu nka Kevin Kade kuki tutamubonye muri ibi bitaramo, ese umuntu nka Juno ko tutamubonye muri ibi bitaramo. Gusa abateguye ibi bitaramo n'ubundi umuyobozi wa EAP Mushyoma Joseph yavuze ko nta kindi bagendeye usibye guhuza n'abahanzi bakemera amasezerano ndetse bakanahuza gahunda. Melodie ufite ibitaramo muri Canada yavuze ko ubu ngubu ibimuraje ishinga ari ibi bitaramo cyane ko no muri gahunda yari afite gutaramira abanyarwanda. Muri 155 bari kubyishimira kuko bafitemo abahanzi babiri ubwo ni Bruce na Kenny Soul. Ikindi abantu bakwishimira nuko Ruti Joel ajemo bwa mbere nk'umuhanzi uririmba ya gakondo ndetse na Dany Nanone. Twikomereze mu yandi makuru agiye atandukanye. Indirimbo yitwa Sikosa yari itegerejwe na benshi izajya hanze ku munsi w'ejo isaa 6 z'amanywa. Irimo Kevin Kade, The Ben ndetse na Element. Hanyuma uwitwa Israel Mbonyicyambo ari kubarizwa mu gihugu cya Uganda afite ibitaramo bibiri. Cyambere azagikora ku munsi w'ejo i Kampala. Ubu amakuru mfite nuko tike za VIP ni n'ameza y'abantu 5 agura itike yaguraga miliyoni yayo yamaze gushira ku isoko. Urumva ko ari kwereka urukundo ndetse abantu baniteguye kuzitabira bino bitaramo. Hanyuma twigire hanze y'u Rwanda. Uwitwa Eddie Kenzo nyuma yo kugirwa umujyanama wa perezida wa Uganda mu bijyanye n'ubuhanzi nawe rwose bamutunze kamera na mikro amaze gushimira umukuru w'igihugu wamuhisemo. Avuga ko amushimira kuba ayoborana igihugu cyabo cya Uganda ubushishozi. Ati iyo abarundi wita ku hahise w'umuntu cyangwa yita ku mateka y'umuntu, ati ntabwo nari nkwiye kugirwa umujyanama kuko abantu benshi ntabwo bizerera mu bantu bagize ubuzima bubi. Ati cyane cyane abakuriye muri ghetto ubwo ni twatuzu nyene twabatishoboye cyane ko Eddie Kenzo yabaye ku muhanda imyaka 13 yose ariko nyuma yamaze kubona ko impano y'umuziki ishobora kumutunga yagiye agira ibigwi bitandukanye. Yatwaye BET Award, ari umuhanzi wa mbere muri Afrika y'Iburasirazuba. Yagiye muri Grammy Awards indirimbo ye ihatanye. Ubu ni umuyobozi w'ihuriro ry'abahanzi. Icyo yasabye abahanzi no kumuha ibitekerezo ndetse no kumuteringa mu bitugu kugira ngo babashe kubaka uruganda. Ibindi bimuraje ishinga ngo no guharanira uburenganzira bw'uko umuhanzi yagira uburenganzira bwuzuye ku gihangano. Cyanyuma Megan Thee Stallion yamaze gutangaza ko ari uzayobora umuhango wo gutanga ibihembo bya MTV Video Awards bizatambuka tariki 11 z'ukwezi kwa 9. Yabwiye abafana bati mumenye ko aya makuru meza ntayihererana. Yabitangaje kuri uyu munsi ku gicamunsi avuga ko bakwiye kuzamukurikira ndetse bakanamwereka urukundo mu gihe azabayoboye bino birori. Hanyuma uwitwa Caesar azwi cyane n'umuhanzikazi wa R&B muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aragira ati urukundo kuri rye rwambereye nk'indwara. Ati ndarahiye ko ntazasubira mu rukundo. Uyu yavuzwe mu rukundo n'abaraperi bakomeye barimo Drake ndetse na Travis Scott. Abantu bari kwibaza bati niki cyamuhemukiye mu rukundo ku buryo baramutengushye. Gukundana n'abantu ba star bisaba umutima ukomeye. Dose ko biseka ntabwo kaza kimono. ibintu byose no kwiyemeza pe ariko nyine iyo bigeze mu ba star bibindi
yego nuko wareshyaga wumva ubuzima bwabo ndacyafite n'andi makuru hari ibitaramo yego Rungu Boy Tour ni tour y'umuhanzi witwa Sak yashimiye cyane ibyamamare bikomeye byitabira igitaramo cyo muri Atlanta harimo Davido Zlatan ndetse na Quavo n'abahanzi bakomeye urakoze cyane Kareme